Rego kundo utajya bizo n'ingike kitagira isukari. Ongera uko namo. Ongera tememo. Ongera tememo. Koraho ureba. Koraho. Apu Icyibuno kimeze nk'akawunga yaraye. Hoya se sheri, ngiye mu diaspora sinatanta bibonye wakwambiye. Ibikisi. Ibitumbua. Sasa nabyumvisha se? Ntabwo wanze kumva mate. Ibitumbua. Pa uri mucike. Yesu mbega kana uziko kari kashumura abazimu. Abakobwa hamwe na hamwe mutinya kwica ibinyenzi n'utunyugunyugu ariko ugasanga mukoyemo amaduze n'amara. Umva muko mu buzima bwawe nawe ukeneye Yesu gusa ahubwo ukeneye n'umwazo wa 12. Abantu barimo mwanze ntabwo yanoza ariko abantu bakumenyera impamvu barimo baramenyera kuko ndi buriya nibyo nakubwiraga nyine tu njye nyine ahantu nkigiye buriya za Taliyani za Landoni hala hose narazengurutse mama yangu ariko nshobora kubibwira abantu bakanga kubyumva ariko buriya ngiyewe hari ukuntu nyine ngenda ngakora ibindi byanye nka mafiye ubundi mugane ubundi nanabibonye buriya hari ukuntu ujya umihindurira ariko ujya umihindurira buriya ariko mbona na style igabona ya uyimbona warahigiye izi nzara nk'izigisiga buriya izi nzara se nakabimbwa kuzigarura ariko buriya nibyo nakubwiraga nyine tu buriya mba narijyana ushaka no kumuca kubwira nyine abantu babona ari ukubiyemeraho kandi buri ibintu byose ni easy Ako se buretse wa mwana ko bari kwisiga ivu wabaye. Chajiwe mama abantu barimo baramenyera muri iyi minsi cyane ngiye ngomba kwafatira imyanzuro. Gwiki bakumenyera se ungana gutyo bakumenyera uri. Hamagara bamenyera. Mama kumenyera se byagenze bite? Ngiwe mama we tuza hande kandi kubyanjye ndabizi. Kubiyime isiga ivu. Musi ufite ikihe kibazo? Nibyo uri kwisiga. Ma winesha umutwe. Usanze mu byanjye nde. Warahigiye ariko nanjye tuzandeba gutya utazambona nakubisemo costume urumva ubundi burangiye muri shakaramu haba barimu beza korana ariko ubundi wari umuntu uvugabona uko utagaragaza ubwanwa bagabo impamvu nasizeho akamashini we n'utumesa ariko ubundi ajya ubinikasha kakogosha no ku Icyibuno ku Icyibuno Ako naende kwisiga byinshi. Ahubwo shandi uri muri ano koreza ibintu ariko mama Yenarume. Ako sangana urone inshuti ze nizikora zitari buguseke. Shabyore mama inshuti dufite muri isi ziramutse zimbitse amafaranga abenshi twafunga tuza gutunga inote za fake. Nari binyere tusibyo Kina nibyo nakubwiraga bananga kubwira nyine abantu kugira ngo batavuga ngo kashari yemera ngo nagiye hanze kandi nkabo ngo nakazi ko mu rugo. Ako mwana we warasa. Uhora ugenda bigambo makoze. Eko nakokoze. Oya nagura kokoze. Amadamu ngo nomwereke ibintu dukora. Ngaho haguruka. Haguruka ariko. Betu mabukenye. Ngaho ngo nonegere maze tukabyine bucecetse. Ngaho bino magutiya. Gafunga neza. Wabaye kizero. Gafunga nkwereke. Tatamura. Ngaho nyegera madamu we. Nyegera ariko. Wabaye nyegera madamu we. Ngongera unyegere we. Ongera gakeya wowe. Ngaho nyegera maze uyite maze usatura. Ngaho temamo. Ongera utememo. Ngera utemamo. Nanjye manuke bucece. Ngaho kubita kukauna umuko bimeze. Urumva liluzungu madamu ngaho ngino nyegele. Ngaho sundawe.
kuwabaye Ibyishimo. Ongera utememo. Ongera utememo. Nishimye. Ibintu bimwe biragenda bisa. Viyalije, dolole viyalije. wageze kwa gushaka miliyoni ongera ukonamo ongera utememo. Ongera utememo. Gakubaye Shano no. ubonye miliyoni Kibarira umugore. Bimo birajya neza. Mungu koko suzugurwa koko n'umwana usuzugwa na se koko. Koko mungu. Udasuzugura se naguri ihene. Ihene. Umbwira ko ndi ihene. Ubu ngubu urabizi. Ubu ngubu ngiye kubita mbi fizi y'akarere none ubya mu bimenye neza. Aha, kataza igihe wasakataza ujya nko muri Katari bakagutungika ku mushito shangu w'ihene wakindazi. Ngahuzunguze tubona madamu nurerewe. Nanjye meze gute nanjye nambaye ukwasiwe. Ngahoze nguruka we. Inze nguruka wowe. Mbona tubona ufite. Unyereke nubone we. Papa erega wishimye buri gihe na sheri wawe ni nako abategereje itandukanye ryanyu abatabategereje izuka rya Yesu. wahora n'iki wa mwana we kisi atari iwacu no guhangana n'iby'isi Nese mama niba ko isi atari iwacu mu ijuru akaba ari iwacu bivuze ko wanbyare mu gasozi. Mude kundana nigendesha kana nigendera n'ubundi. Kose ko numva murambira nabi. Ahubwo reka tujyana nanjye se ko nawe ufite wo kujya. Nje njyana nawe se? Umudiaspora nkanje ngajyana nawe? Chuchu. Genze bite se ko twafite mu kanya nyindutse gute n'ikirere tu. Ngajyana nawe shaka umudiaspora nkanje. Ariko ubundi urambona? Ase diaspora we ntabwo ndi nyine je. Sawa mani Ase uvandi waretse tukajyana. Ubigize seri. Ndano ngundi izo niza. twacyana yora n'umunwa wa kirusagira ngo ni cyamikoro mva ujye kuzana umunyu vuba duteke ampone Wamubyaye ku ruhande. uyu mwana w'imyitaho none se kwa isi yacu Kozikora atwaje gusirikiri. Ngongera sature. Oya sana. Ongera uzunguruke mungole ongera satule. Ongera uzunguruke gace nanjye ndimo ndakuveya. Ngaho gakubite. Ongera ako gakubaza koko wa mugani wawe se cyangwa Luzungu niko mbele yako niko zaidi yako. Niko na mwanene. Debra Gomez. Amigo. Elele kukumbona wikanga. Okay, no, how does it time? Nanu kanunu. Ikambaze nje kwanonza. Natangano. Ngahongera uzungutu karimwe mitengo bonawe. Inandesha bayinga gahoro nigendera. Mugore temamo. Ongera tememo. Nandugo ndagiye we. Tunaonana mukanya we. Mwa. Komeza ufotore ufotore amafoto meza ku buryo umva uri bufotore ifoto iragikururwa n'umuntu uwo ari wese ukayibona akayikurura gutya igahita imukurura watangiye azibabuja watangiye iki byiki nshaka kwigira ngo babisi ngo mutwike stati ako bana wowe fotora nawe urabibona ko ngiye umukobwa mwiza abibona dore ngaho ikigereka n'izo ngashi turebe igera akarere ifotora bazibona ese undi wa kigabo urimo uragwa ahangaho ujya hehe Ariko se sheri
ubundi uvuga ngo ndi kugwa hano ubundi mbabwe ubundi ari ikibazo cyaba kirimo rega ubundi nahise ko ubundi uri hano rega buriya nawe wagusimbura reka ubu ngubu ni hatari. ese nk'ubu ngubu Gakuba umusanze aha ngaha urumva byagenda gute? urumva utawuteje intambara? papi bebi ubundi abapapi ubundi baba babikurikiranye wa ari n'agasozi wowe foto reka turebe. aha umva ntabwo uri buncike aha hantu ntabwo uri buhace, ntabwo uri buncike urebe. Nise ko sheri wagiye atagwaye bizo. Rega urukundo rutajya bizo ni nk'icyayi kitagira isukari. none se sheri nawe ugira abapampe uzi ko ukaze? rega burandi no mu diaspora none se bebi kagasuko kagiye none se niyihe gasuku uri kumbwira hano dutunze inyoni? yumvira nawe sha ndi kuvuga kakandi kiriko kikorera agasafuriya kabwirwa gakorera agasafuriya hano si inyoni zisigaye ziteka se? ndavuga imwe wabyaranye na gatindi Gakuba. hita utaha ntabwo umwana wanjye ari inyoni, taha. Hoya se sheri ngiye mu diaspora natanatebonye wakwambiye sasa ibintu bijyanye tu ibiki se? ibitumbua sasa nabyumvisha se ntabwo wanze kumva mate ibitumbua. ariko se wakane dore aho bawahereye urabona ngewe urwego rwanjye nkwiye gukunda n'agahukare cyangwa kariya. Ase buretse kwemera urabona umuhungu we yakwemera. umva mukobwa reka manze mubwire wakana uri kunyumva neza. urabona urwego ndiho n'uburyo ndi mwiza rero nakunda n'agakurego nk'agacakarafu kareshya kuriya. Ariko se ubu mwagiye mureka kwemera ubona uri mubi cyambere cyo nta n'ikibuno cyiza ufite. yaya umva nta kibuno ngiye mfite wari kundi wakoze ukareba. koraho urebe koraho urebe apu ikibuno kimeze nk'akawunga yaraye. Oya sheri amafaranga ubu ndayafite ubu mvuye Dubai sasa. sheri uvuye Dubai? niwe nari nkeneye n'ubu niwe nashakaga. sheri ubu ngubu ngiye gukorera udukoryo ubundi utujeste sasa. utuhese sheri ugiye kunsohokana se? nabyo birimo mu byo ndi bugukorere. akawunga yaraye ariko ubundi wakana uzi gutestinga. ese ubundi urabona ngiye nteye nka nyoko. Aha nangubwiye ko uteye nabi menya ko uteye nabi. Ngiye kujya kwifotoza ukendeka gusara ko ngujye gutera kuva. Niwumva se sheri za midi yako kwa mulele baby ngaho ngo nugwe mu gituza sibyo se sha. cyane rwose gahunda ya diaspora ya la yewe uzi ko nta ndege yanjye ngiye kuyigurisha ubu kabaye ubu ngubu. Indege? Mfite indege. Mfite indege. ariko ubundi wakana we ubundi uyu munsi noneho ntabwo uri buncike. nta soni ngiye urabona nteye nabi nta n'isoni rwose. ntabwo uri buncike. yesu we mbega kana uzi ko kari kasha umuriro w'abazimu. Abakobwa mwe na bamwe mutinya kwica ibinyenzi n'utunyugunyugu ariko ugasanga mukuyemo amaduze n'amata. Umva muko mu buzima bwawe nawe ukeneye Yesu gusa ahubwo ukeneye n'umwazo wa 12. uvuze ngo iki? reka nzone mite nkwemeza no. ntabwo uri buncike no. ntabwo uri buncike. sha yewe kabisa iki? kabisa sasa. Chama tumbo ni fresh ya Amada amechukua na sasa. Flash livava sasa yasiposha
nagiraga nagiraraga wagiraga iki mada ni mwebwe niwe wakemereye kwinjira muri rino rugo ni mwebwe yizanye ni mwebwe sasa rero wowe wakigabo diaspora wemi diaspora